nizere ko ukomeje kumera neza aho uherereye hose wawukurikiye Impamo Media. Marvin wumva Simonzi ahanga ndi kumwe na boss nyiri ibikorwa byose. Uraho neza nyakubahwa? Yego muraho neza, murakoze kutwakira muri studio nubwo natwe ariho twabakiriye. Banyarwandakazi ubu mundeba sha ninjye wakiriye, ariko nyine ntago ari iwanjye, niko akunda uzukakira umuntu iwe agasanga bamutanzeyo. Bite akenshi usanga byatewe no kuba umuntu yagutanze muri studio, wenda hari n'utuntu nawe uri gutunganya hanze. Reka tudatsinze cyane rero, nyakubahwa utuzaniye iki? Uyu munsi mbazaniye icyo twakwita nka top 5 mu Rwanda nyine y'abahanzi twavuga ngo bahembwa amafaranga menshi cyane iyo bitabiriye ibitaramo waba batumiyemo. Ndakumva neza. Yego, muri makeya bishatse nko kuvuga ni nk'ikigero cy'amafaranga ushobora guhemba umuntu kugira ngo yitabire igitaramo wamutumiyemo. Ariko si wenda njyemba nibereye mu madokimenteri baranabizi cyane. Ese ubundi abahanzi koko barahembwa cyane birenze? Ugereranyije abahanzi bo mu Rwanda barahembwa kubera ko usanga hari ibikorwa byinshi bakora. Usibye kuba baririmba hari n'ibindi bitandukanye baba bakora, akaba ariyo mpamvu hagira igiciro bagombwa kugira ngo ube wabatumira baze mu bikorwa byawe. Bivuze ko uko hit igenda izamuka nako n'ibiciro bigenda bizamuka. Birumvikana cyane, uko umuntu afite hit bigora cyane kumushyigura cyangwa kumukura mu bikorwa bye bindi ngo aze mu nyungu zawe. None se Chris izi ko tuzi ko ari hit muri iyi minsi nawe kuri urutonde ariho? Hari impamvu ishobora kuza gutuma atagaragara kuri uru rutonde, kubera ko amafaranga ashobora kuba yaza mu gitaramo cyawe cyangwa ayo wamuha kugira ngo aze mu gitaramo cyawe atarashatse kuyagaragaza. Okay. Reka ntari tukwakire mu byubahiro byanyu. Mutugezeho urwo rutonde muhereye ku mwanya wa 5. Mbere yuko dutangira nk'uko mwabyiyumviye, ni Marvin ndetse na David, hano ni kuri Impamo Media. Ni muri studio zaho. Ubu ngubu agize atya azana studio nibwo nje nyine ahoraga amamagara avuga ati, nkamubwira ni studio yawe ntagira biya danje, ndashaka ibirimo igikoresho gihagije. Reka tujye ku mwanya wa 5. Yego, ku mwanya wa 5 twabazaniye umuhanzi bita Bwiza Emerance kuva muri Kikasi. Ubu ngubu ku mwanya wa 5 uno muhanzi kugira ngo awufate amafaranga nyine ashobora kuba yamukura muri studio ngo aze mu bikorwa byawe, ni amafaranga aringaniye ushobora kumva ukumva koko birakwiye ko uyamuhereza amafaranga agera ku 1,500 cy'idolari. Kari amafaranga bica aba bagabo n'abagore ko bahembwa we amafaranga 1,800,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni menshi cyane. Ayo niyo mafaranga Bwiza ashobora guhembwa yakuziye mu gitaramo. Yego, ayo niyo mafaranga ashobora guhembwa, bishobora kujya hejuru cyangwa bikajya hasi bitewe n'abaterankunga bari muri iryo rushanwa, bigatuma amafaranga yiyongera cyangwa akagabanyuka. Cyane cyane ikindi bishobora guterwa n'ubwumvikane mwagiranye. N'abafatanyabikorwa nabo bashobora gutuma amafaranga ahinduka. Yego cyane. Kubera ko nyine igitaramo nimba cyashubimo amafaranga menshi, urumva ko nyine n'abakizamo nyine bagomba guhembwa uduceri duhagije. Yego cyane. Ariko aba bantu ko bahembwa amafaranga menshi, ahubwo uziko ngiye guhindura nkajya mu muziki we. Nawe ushaka kuba nka Yagosa? Ziko bahita banshyira ku gasi noneho. Reka twigire ku mwanya wa 4.
Yego ku mwanya wa kane turaza kuhasanga umusore wacu bita Bushari Bushido, umwana w'inyamirambo. Kugira ngo ube wamukura mu bye umuzane mu gitaramo cyawe ni amafaranga atari make cyane, byibuze ugereranyije ashobora gukurwa mu byiwe n'amafaranga agera ku bihumbi 2,000 by'idolari. ku bya bintu biteyemo n'ubwoba nangiye miliyoni 2 n'ibihumbi 400 by'amanyarwanda. Cyane siko koko ba bantu bahembwa nyamara mbivuga. Gusa Bushari afite n'ishingiro, ni wa muntu ushobora kuza mu gitaramo agatuma abantu bose basusuruka bagahaguruka ku rwego rukaze. Aba afite indirimbo nyinshi zagiye zikora hiti. Yego, hari nk'iyo bita ni twebwe, ku gasima, n'ibizi, kirika, ni indirimbo nyinshi cyane aba afite. Cyakora uriya mugabo ni umuhitizi, mfite umuhungu wanjye umwemera cyane. Bushari abafana arabafite rwose, arabafite cyane. Nuko ahubwo nibazaga ngo ahubwo niba ari ngiye gutangira ndebe Bushari ngiye gutangira ndebe indirimbo ze we. Ni no kumureba da. Cyakora ndamureba, ariko ubwo ngiye gukabya kuko ndumva kuko ayo mafaranga ntabwo bayamuhemba gutyo gusa, atari uwa danje cyane. Reka tujye ku mwanya wa gatatu nawe utubwire ngo harinde. Ku mwanya wa gatatu turahasanga wa mukobwa mwiza cyane wakunzwe n'abatari bake mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Uwo mukobwa akaba ari umwe bita Ways, Ariel Ways. cyane wakunze kumenyekana ari inshuti na Juno Kizigenza. cyane twirinda kubivuga kubera ko hari ukuntu ushobora gusanga ari byo cyangwa akaba atari byo. Arya Juno asigaye ari uwande? Jonas Garo wa Joyeuse da. Sigaye ako YouTube. Mana we bambibona nkikomereza gusa ariko ngaseka cyane. Ntago biba byoroshye. Nari bitwibwirire ahembwa ngahe. Uwo bita Ariel Ways ahembwa amafaranga agera ku bihumbi 2,800 by'idolari mu gihe yakuze mu gitaramo. Ko abantu bahembwa amafaranga afatika, ubwo ni miliyoni 3 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Cyane niyo ashobora kuba yafata mu gihe umutumiye mu gitaramo cyawe, bitewe n'abaterankunga bakirimo cyangwa umubare w'abantu bazakizamo, ashobora kukugabanyiriza cyangwa mukongera amasezerano. Ko Ariel Ways ngiye kumukunda kurushaho. Birakwiye ni umuhanzikazi ubishoboye. Bari tujyane ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga wa muhanzi wacu uwo bita The Ben waturirimbye ni Forever Hagashya. The Ben wa Pamela sha. Wa Pamela rwose abakobwa benshi baraburanye ati uriya mwanya yari twebwe twari kujyamo ririya vi bakaridutere. Ariko rubanda baranatinyuka. Badatinyuka sugira ngo hari umwimari. Ahembwa ngahe? Amafaranga ahembwa rero The Ben kugira ngo ube wamukura iruhande rw'uwo bita Pamela ni amafaranga agera, ariko hari n'igihe bajya bazana. Cyane hari n'igihe bazana akiyongera da cyane. Ni amafaranga agera ku bihumbi 5,200 by'idolari. Ba bantu bakura amafaranga, ahubwo amafaranga ndabona bamaze sika amafaranga kuri bo ni ikindi kintu. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo The Ben afata amafaranga agera kuri miliyoni 6 n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda buri uko akuziye mu gitaramo. Cyane niko biba bimeze. Kugira ngo umuzane bisaba kuba ayo mafaranga uyafite ku ikofi yawe, ashobora kwiyongera cyangwa akagabanyuka bitewe n'ubwumvikane. Aba bagabo bubahwe kabisa. Okay, tujye ku mwanya wa mbere.
yego ku mwanya wa mbere turahasanga wa muhungu wacu Munyakazi Bruce. Ubundi Bruce Melody niwe wanjye, umwana w'i Kanombe. Ubundi yaba atari no ku mwanya wa mbere nari kuburana. Umwana indege zajyaga ziguruka agahita akora iziwe zo mu bipapuro sha. Nizo mu ngiye kuvuga izo mu bikenyera ariko meseri ugago. Hari n'izindi zo mu mashashi. Zimwe bagurutsa mu bajyaga bagurutsa abapeti n'ubumenya, ariko menya bitakiba cyane kuko ntago nkikunze kubona abana bazifite bagurutsa. Wasanga ari uko turi kuba muri Kigali ibyo bintu bitahaba. Ako wamuganireka ubundi niyo mpamvu ugiye mba nshaka kuba nafata nagira gutya nkavuga ni reka mfate umwanya nembere mu cyaro kuko buriya mu byaro ndakunda cyane nubwo ntatuye, ariko wenda kuhatura ntago nabikunda cyane. Ariko mu byaro nyine, mu byaro ni heza, reka uragenda ukabona ibintu byiza utari usanzwe ubona cyane. I Kigali ibyo tubona ni byiza pe, ariko iyo ugeze mu cyaro noneho wihera ijisho kabisa. I Kigali nta n'intabire zibayo kandi ahandi mu cyaro ziba ziriyo rwose. Ko umwana w'i Kigali umubaza amabimba akayoberwa natwe nubwo turabe Kigali utuntu twinshi turatuzi, turi bakuru. Nari twigire Bruce Melody. Yego Bruce Melody waje kuba umenyekana ku ndirimbo nka za Katapira zagiye zikora hiti, amasamo y'ibiki byose. Hari n'indirimbo tujya dutinya kuvuga izina ryayo ariko yari ari kumwe na Shadibu. Yari igiye kumara abantu. Yari bamaze da azana bado cyokora yarakoze pe. Noneho funga macu. Yego ra. Shagi samuhaye hiti baratangira bavuza induru ngo Shagi ngo umusaza burya murumuna w'umusaza nawe aba ari umusaza. Ibyo ngibyo byo ubimenya. Umusaza se sha ugira ngo yitwa umusaza agire nta kintu yagezeho. Aba yarakigezeho akenshi iyo adafite inkona abafite abamucumbagira cyane. Umusaza abaza utuntu, ariko wabonye hiti ukuntu Bruce Melody akunzwe. Aranakunzwe nubwo abenshi bagiye bamutera amabuye, ariko yageze atya aravuga ati igiti abantu benshi bakunda guteramo amabuye nyine se ikiba kirimo ni mukizi. Bruce Melody yimwe ngahe se mu gitaramo. Bruce Melody kugira ngo umuhagurutsi we azane ibyuma bye, ahagurutse n'aya modoka ye nziza cyane tudashatse kwamamaza aka kanya. Iriya yariye hiti shafi wayamaze utayamamaza. Ni igihumbi cyawe 7 cy'idolari n'ibihumbi 300. Ko wa mugabo uzi ko burya ahembwa amafaranga menshi hafi miliyoni 10, miliyoni 9 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda, maze Bruce Melody akaza agakurimbira mu gitaramo. Aba yaranabiharaniye gusa bitewe n'ubwumvikane mubaye muturanye cyangwa mufite icyo mupana ashobora kukugabanyiriza cyangwa kongera amasezerano. Nanjye Bruce Melody twakinanye biye azangabanyiriza. Weho mu bukwe bwawe n'umutumira azaririmbe azana. Anyways, nizere ko mukomeje kumera neza aho muherereye. Urutonde rw'abahanzi 5 ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda bivugwa ko bahembwa amafaranga menshi mu bitaramo. Twabikesheje ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo mu Rwanda, tutagiye kuvuga amazina kugira ngo se twabyamamaza gute. Ntabwo biba ari ngombwa cyane no guhita wamamaza umuntu mutahanye amasezerano. Uramamaza ibinyamakuru nta soni. Twizere ko mukomeje kumera neza, tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Niba wakunze iyi video kandi like, kore subscribe. Harya ibindi ni ibera, ibindi ni share cyangwa comment. Ciao reka tuzasubire ubutaha. Ariko nanjye mwibuke yuko gahunda yanjye ni kuri Marvin Daily Official.